Muislamu kazi wowe nuramuka upfuye ugatabaruka nihe migambi niki uzageza imbere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwana w'umukobwa uramutse upfuye nonaha ibarura ryawe uri tayari kuzarigeza imbere y'Imana, bakubarurire kubera ko wambaraga ubusa, bakubarurire kubera ko wambaraga amajipo magufi, bakubarurire kubera ko wambaraga ipantaro ikariso ikaragaragara inyuma n'imbere? Waliyazu billah. Ni bangahe basore bakwitegereje bakakwifuza igitabo cy'Imana kikakwereka nkaho wasambanye nabo? Ni bangahe abagabo babonye umutwe wawe bagakunda imisatsi yawe Imana ikakwereka nkaho wasambanye nabo? Ibyo urabizi? Ni zinde parufe wisize buri mugabo akayivuva akakwifuza, Imana ikakwereka nk'umusambanyi. Ibaza intambwe utera kuva mu rugo iwanyu ugera ku muhanda abantu bakifuza iriya mpumuro ufite. Iyo tauba imbere y'Imana uzayishobora? Uzashobora guhangana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuko batubabwiza ukuri ariko ngo banenge imyambaro mwambara, ngo banenge indoro mureba, ngo banenge n'ingendo mugenda. Uri kuri ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukuteye intambwe ardhi y'Imana ikavuza induru iti Imana mu bushobozi mire uyu adui wawe na adui n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi abakobwa bacu twe turababwira, Mana turagutanga umugabo ko twatangaje ubutumwa bwawe, uzumva n'akazi ke, utazumva kanye abantu uzamutubaza. Iyo bitaza kuba hari abantu barara basari hano muri iki gihugu cyacu, abakecuru n'abasaza barara kuri ibada za nijoro bagacubya uburakari bw'Imana, twari korekwa kubera imyambarire yanyu. Niyo mpamvu navuze ngo nisemo kubivuga mpagaze, kugira ngo ntambe umugabo imbere y'Imana. Bayisilamu kazi mwambara nabi, wallahi mwambara nabi. Ese hijab umwambaro twategetswe n'Imana nuwuhe? Hijab ifite shurut, kwambara neza bifite amategeko abigenga. Itegeko rya mbere nukuba umwenda wambaye utakugaragaza uko uteye, utagaragaza ukuntu uteye. Niko bimeze? Dada zangu, niko bimeze? Iyo ni condition ya mbere, itakugaragaza uko uteye. Nukuvuga ngo nimukambare wa mwambaro ubafashe. Iyo wambaye umwambaro ugaragaza umwenda wawe wambaye w'imbere, na hijab uba wambaye. Siko bimeze na? Ahubwo uri umushotoranye, uri gushotora abahungu n'abayisilamu bari aha hanze. Ubujisho rya mucica akaba yagutera ritereye aho ngaho, ikibazo kivuka ako kanya. Cyangwa ntabwo mubizi ko ariko bimeze? Ko mutansubiza? Allahu akbar. Hanyuma anekuna satira al-awra, ni ngombwa yuko umuntu aba yikwisha ku buryo umwambaro w'imbere utagaragara, sibyo? Ube udafite zakharif, ube udafite amapambo, yego. Undi mwambaro uba atari umwambaro utuma abantu bikanga kukubona. Madoa ibintu byinshi cyane ku mwambaro. Umuntu yambaye ikanzu cyangwa ijipo, ariko ku buryo atambutse buri muntu wese ashaka kwibaza iriya jipo uriya muntu yambaye imiziti yo gukangakanga abantu mu mujyi. Wa musore wambaje ikibazo ngira wari cyumvise, wabyumvise? Hanyuma ku muntu wambaye kora
nuko yaba yambaye undi mwenda inyuma yawo n'umushotoranyi anafanya madhambi. Muri make hari amakora bambara abana bacu ahangaha, akambara umwambaro ku buryo koraye nako wa mwambaro w'inyuma yambaye uri kumva akandi gapira yambaye kagarukiye ahangaha, sibyo? Ariko noneho karamufasha kari kumukurura. Hari wigeze kumbwira ngo iyi ngo ni sharia moderne. Iyo moderne yaza kwinjiza muri jahannama wal iyaz billah. Ntatinye Imana. Cyangwa ugasanga yambaye igitambara mu mutwe, asigaye yambaye undi mwenda umugaragaza ibicece afite ahangaha mu mbavu. Muneho yambaye shariyungu. Ariko abayisilamu kazi, Imana ko dutegetse kwambara neza, ikabambika umwambaro w'agaciro w'icyubahiro, yarangiza ikavuga iti zalika adna an yurafna fala yuzaina. Nguko abayisilamu kazi nibambara batyo niyo bazamenyekana ko abantu batinya Imana, ntibahure n'ibibazo ahangaha ku isi. Mwebwe murifuza guhura n'ibibazo ko mutansubiza? Ibyo bibazo murabishaka? Murashaka gutangaza intambara hamwe n'Imana? None se mwakwambaye neza? Mwakwambaye neza? Uko mwambaye ntabwo mwambaye neza kwe? Ubu ni mugaragara ko mwambaye neza n'isuku, siko bimeze? Ariko Ramadhani itinze gutanga ifirimbi yayo. Wallahi Imana iri kubyumva, turabivugira mu musigiti wayo mu masaha ya duha ngaya saa 5. Imana ntizabatubaze rwose, wallahi Imana ntizabatubaze. Ongo shehe, Imana ntizabatubaze. Iri ni itangazo muri Ramadhani. Mana ubyumve ko twashoje ubutumwa bwawe. Uzacaho nyuma ahangaha ntabwo ari uwacu. Turabifuriza ala afafa wal ghina. Wallahi intumwa y'Imana byiraga abashabiti, mugiye musaba Imana ala afafa. Muri gusice bisobanura afafa, bisobanura ngo kwirinda umubiri wawe. Dore ukuntu mumeze, wallahi mumeze neza, muranakepe, bigaragara ko so mwafunze yinjiyemo. Ariko Ramadhani itinze kurangira 29. Biza bari ikibazo. Ndumva rero byumvikanye ko hijab ifite uko iteye, imyambaro y'Islam irazwi, uzambariye ugazabariye nagari ya Islam, byumvikane neza. No, hari n'imyambaro wa Islam kazi bambara ugasanga agatuza kari hanze, ngo yambaye ngo nako atakoze. Ariko muri Ramadhani mureke mbereke ikimenyimenyi ko ibyo mukora muzi neza ko ari icyaha. Muri Ramadhani nigeze guhura n'umukobwa ari guhana mugenzi we ngo ari kubomba ubwo wafunze iki ko gatuza kawe kari hanze. Mwabyumvise? Ngo wafunze iki ngo dore gatuza kawe wallahi nagoshe igitambara. Kubera ko Ramadhani ngo yaje, none ako gatuza wakomeje kukambika no mu gihe kitari Ramadhani, sibira kakomeje ukabika ubudigi kitari cya Ramadhani. Ntugatinye Imana muri Ramadhani yonyine. No bigisubira cyumvikanye.